Isura ya 92 yitiriwe ijoro yahishuriwe Maka igizwe n'imirongo 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ku izina rya Allah nyirimpuhwe nyirimbabazi. Wallayli idha yaghsha. Ndahiye ijoro igihe riguye. Wannahari idha tajalla. N'amanywa igihe atangaje. وما خلق الذكر والأنثى n'uwaremye ikigabo n'ikigore. إن سعيكم لشتى mu by'ukuri ibikorwa byanyu biratandukanye. فأما من أعطى واتقى wa wundi utanga amaturo akanagandukira Allah وصدق بالحسنى kandi akizera icyiza, فسنيسره لليسرى tuzamworohereza inzira y'ibyiza. وأما من بخل واستغنى ariko uzaba umunyabugugu akirata yumva ko yishoboye وكذب بالحسنى akanahinyura icyiza, فسنيسره للعسرى tuzamworohereza inzira y'ibibi. وما يغني عنه ماله إذا تردى kandi ubwo azaba arimbuka ajyanwe mu muriro umutungo we ntacyo uzamumarira. إن علينا للهدى mu by'ukuri ukuyobora ni ukwacu, وإن لنا للآخرة والأولى kandi mu by'ukuri ni natwe tugenga iby'imperuka n'ibibanza bya hano ku isi. فأنذرتكم نارا تلظى bityo mbaburiye umuriro ugurumana, لا يصلاها إلا الأشقى ntawe uzawinjiramo utari inkozi y'ibibi. الذي كذب وتولى wa wundi wahinyuye ukuri akanagutera umugongo. وسيجنبها الأتقى ariko ukora ibikorwa byiza azawurindwa. الذي يؤتي ماله يتزكى wa wundi utanga umutungo agamije kwiyeza. وما لأحد عنده من نعمة تجزى kandi ntashishikazwe no kwiturwa n'uwo yagiriye neza, إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ahubwo akabikora agamije gushaka kwishimirwa na Nyagasani we uw'ikirenga. ولسوف يرضى kandi rwose azishima.